ngo bimeze bite mumeze neza nizere ko mumeze neza aho muherereye hose wahageze kuri C France Lifestyle nizere ko muri amahoro aho muherereye hose mu mpera z'isi zose uri mushyashya ndakwakire nawe karibu rwose urisanga hano ni mu muryango buri wese arisanga twakirana ubwuzu n'urugwiro umuntu utarakora subscribe kandi nawe wakandaho kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibiganiro nkomeje kogeza mbagezaho ibiganiro by'ubwenge twungurana ibitekerezo dusobanuka dutera imbere muri rusange hano byose turaganira turiga ibwiga bihoraho ntago bijya bishira umunsi ngiye kubereka akantu bakoresha mu gihe umuntu ari mu mihango kagufasha mu buryo bwinshi butandukanye turabizi ko kujya mu mihango rero ni ibintu bisanzwe ku muntu w'umukobwa ni ibintu bibaho cyane uko tugiye mu mihango hari abantu benshi dukoresha ibintu byinshi bitandukanye dukoresha amakotex dukoresha bya bitambaro abantu kera bakoreshaga n'ubu hari abantu bakibikoresha kuri kigeno nasigareho n'amakariso umuntu akambara nk'ari nk'ikariso bisanzwe rwose amakariso nayo adatuma witasha ibintu bisigaye bigezweho cyane rwose abantu benshi kuri iki gihe ntabwo bagikunda gukoresha kotex cyane hari abantu bakunda gukoresha amakotex cyane ariko abantu benshi basigaye hari abantu bambara kotex bakumva zirabajennye cyangwa se bakumva ntibumva neza mu maguru hari n'abazikunda hari abatazikunda hari nayo amakariso nasigaye agezweho cyane mu kwambara nk'ikariso isanzwe abantu nizo basigaye cyane bakoresha uko abantu benshi ntabwo bagikunda gukoresha amakotex hari n'utundi tuntu twinshi umuntu akunda gukoresha cyane umunsi ariko ngiye kubereka nk'umuza tampo amatampo hari abantu batazi amatampo ni kano kantu ndaza ndabereka ukuntu kameze aka kantu umuntu agakoresha ari mu mihango birashoboka cyane cyangwa se nk'umuntu ugiye muri piscine ari gihe umuntu aba yifite gahunda cyangwa se yifite linye ujye mu bwose kujya koga muri piscine imihango ikabitejemo ukabura uko bigenza kandi murabizi ko umuntu uri mu mihango ntago ashobora kujya koga muri piscine wambaye kotex ntago bibaho rwose ariko akantu wambaye aka kantu ushobora kujya muri piscine ukajya koga bibaho cyane kanze mbereke ukuntu kameze tampo ni nziza cyane abantu bakunze kwikoresha ushobora no kwikoresha mu gihe uri mu mihango cyangwa se ukayambara ushaka kujya muri piscine nabyo birashoboka cyane nuko kameze nuko mbereke nuza kugera kuri negereze neza kugira ngo mukabone neza rwose nuko kameze wagira ngo ni nka rabero ni forme karimo ugira gutya mu gihe umuntu agiye kukagira agakoresha ukinjiza mu gitsina kafitemo nk'ibintu bimeze nk'amapamba agenda anyunyuza y'amaraso abashaka gusohoka mu gitsina mu gihe umuntu ari muri regire aka kantu rwose ntisawa cyane abantu badakunda amakotex cyangwa se abantu bashaka kujya koga muri piscine bari mu gihe cy'imihango bagakoresha ni sawa cyane ni keza cyane kanze mbere ukuntu kameze aka nakagozi kagize hano bimeze nko kubona nko kundi ntuza rabero imeze ugira gutyo ugapusa kagasohoka nyine uri kunyuza nko mu gitsina reka mbereke gutya ubwo ni nkaho tuvuge nkaho biba byinjiye mu gitsina bakinjiza mu gitsina kandi ukagozi gasigara hanze kugira ngo uze kubasha kugira ugakurura kugira ngo ntago ishobora guheramo mu gitsina ntago bibaho ko akagozi nicyo kashinzwe nta nubwo gacika pe karakomeye iri ni kameze nk'ari nk'ipamba rero kuntu kameze rwose nk'umwana ugera ku myaka 15 wagakoresha abana benshi b'abadolescence hano Burayi nuko bakunze gukoresha cyangwa se abantu basanzwe ariko abantu benshi nuko bakunze no gukoresha cyane mu gihe bari mu mihango kuko n'utuntu turi vite fait cyangwa se n'utuntu abantu bakoresha mu buryo bwihuse nta bintu by'amakotex ngo kotexing kunjena ngo nigize byose n'ibintu abake uyonda kanze nkoreshe amazi ari mu kirahure kugira ngo uyu muntu imaje wenda mu gihe ari mu mihango ukuntu babimeze mu imbere umuntu amaze kwinjiza mu imbere dore katangira kubyimba dore nuko katangira kubyimba kakamera gutya amaraso nyine ngo na amaraso aba yuzuyemo kameze kuzura kaba kameze ubundi dore rwose nta nubwo bijojoba cyane kireka watinze kuyikuramo ariko ntago bijojoba iyo igenda yuzura ugenda ubyumva mu imbere ntago bipfuka ngo ngo biraguheramo imbere rwose ni sawa cyane kafata ntago ari kanini pe ni gatoya reba dore nuko kameze ni gatoya cyane pe ni gatoya ubundi ukamaze kuzura urabyumva ubundi ukagasohora ugomba kugahindura hagati y'amasaha 2 cyangwa amasaha 3 cyangwa 4 hagati y'amasaha 3 cyangwa 4 kugira ngo wongere ugahindure ni sawa cyane naho ubundi ni byiza cyane ugakoresha niyo wakibagirwa kano kagozi kaba gasigaye inyuma ntago gatoha ngo karacika dore reba rwose dore no kurado so wajya kugera gukurura gutya mu gitsina we ntago bibaho ntago gashobora gucika pe niyo vuze ati waryimbye umuntu ashobora no kwibagirwa wenda bagiye guhindura tampo yanjye ariko kano kagozi gashobora gagira
kaguma hanze nyine hano hanze y'igitsina kaba gasohoka hanze, ntabwo ushobora kwibagirwamo, ntabwo ari ibintu bishobora kugira rwose ko nta nubwo ushobora no kwibagirwa ko uba uri kuyumva mo imbere mu gitsina, ntabwo bijenana rwose kuyikoresha, ni sawa cyane. Ashyira muri puberi, ntabwo ashyira muri toilette abantu bakunze gufata, abantu bafite zino toilette za kizungu, ugakuramo ugashyira muri papier hygienique neza ukazinga ugashyira muri puberi, ntabwo umuntu agashyira muri za toilette za kizungu zino bicaraho. Abantu bafite toilette z'imyobo wahita ugatiramo, nta kibazo kuko washyiramo izindi kotegisi zindi. Aka kantu rero ugahindura hagati y'amasaha 3 cyangwa 4, ugomba guhindura bitewe n'uburyo uvamo, ukagenda ugahindura inshuro nyinshi ku munsi. Ni keza cyane rwose abantu badakunda amakotegisi cyangwa se abantu bashaka kujya koga rwose tubarangira, ni sawa cyane. Ikindi ntabwo duhenze pe, tugura nk'igiciro nk'uko kotegisi nazo tugura. Ikindi rwose mi carton haba harimo utuntu twinshi, mu gikarito haba harimo utuntu twinshi rwose, ni sawa cyane. Ikindi karanatwarika mu ishakoshi rwose, ushobora gufata nk'ubu ngubu rwose ukabunda mu ishakoshi, ntabwo ufata umwanya muri, ntabwo bijenana, ni sawa cyane kubwambara mu gihe umuntu ari mu mihango, byagufasha cyane. Nta nubwo ushaka no kwibagisha umuntu wakibagirwa mu gitsina n'imbere, sinzi uko byagenze, ariko uko kano kagozi gasigaye inyuma ugakuramo, ushaka no kubagirwa kwihindura, ariko niyo wayibyagiye kwihindura ntabwo za kumara umunsi wose udakarabye kamwe birumvikana, ariko ni kiza cyane. Urabona nkuko mwabonye tayi yako ukuntu ingana rwose, tayi yako ukuntu ingana, ntago avuga ngo biragira, ariko nge nawe wenda nabyamo inama nk'umuntu nko ku mwana w'imyaka 15 cyangwa 18 batangiye gakoresha nta kibazo, ariko abana ba hano n'ab'imyaka ingahe baragakoresha na 10 n'ingahe 10 abagiye mu mihango baradukoresha cyane, ariko nge nk'umwana w'imyaka 15 18 cyangwa se koresha uko byumva kabisa, kubyumva nta kintu kangizaho, niho kwinjiza ipamba, nta kintu kangizaho, birorohereye cyane, ntago gakomeye ngo kazakwangiza myanya y'igitsina, oya rwose nta kibazo. Karanyunyuza amaraso, ubundi amara gakoresha kagasohoka neza, ntacyo bitwaye, nta ngaruka nimbe kakugiraho cyane. Muri make ni ibyo ngibyo, dukomeze dusobanuke nimba ari abantu bajyaga bagira intuza rwose wabikoresha. Ikindi kandi cyangwa se ushaka kugerageza ukumva uko bimeze, nabyo wagerageza, ni byiza cyane gusobanuka, kumenya ibintu umuntu atazi, nabyo ni sawa cyane. Ukagura mu supermarket turaboneka cyane, cyangwa se mu mashop. Ikindi kandi ukoresha kotegisi nabyo ntacyo bitwaye, nuko umuntu ku iki gihe asigaye akoresha ibintu wumva ushaka, cyangwa se ibintu wumva ukoresha wumva bikunyuze cyangwa se bitakubangamiye, nabyo ni sawa cyane. Dukomeze dusirimuke rero, twiyiteho, tumenye utuntu n'utundi tw'ubwenge. Turi mu 2025 rwose, twige dusobanuke, twige ibigezweho, tugendane n'iterambere muri rusange. Ikindi kandi mukomeze mukurikirane ibiganiro nkomeje kugeza mbagezaho. Umuntu utarankurikirana rwose utarakanda subscribe kandi utazacikanwa. Ikindi commentaire, ifite ikibazo wacyandika muri commentaire cyangwa se like nayo yimpaye, nabyo ni sawa cyane. Iyi video ari kwigishije wa like, ukandika muri commentaire ari ikibazo ushaka kugira, nagusubiza nta kibazo. Ari ibibazo byinshi nazakora video mbasubiza, ariko ari ibibazo binabimwe ndagusubiza muri commentaire, nta kibazo cyane. Imana amahoro komeze barinde, ndaje mbakorere video nyinshi z'ubwenge bitandukanye, nkurikirane wowe gusa kugira ngo utazacikanwa. Imana ikomeze barinde, amahoro akomeze abagireho. Ciao.